harya tubyemere ngo iwacu nta bakuru bakihaba rwose babaye ba nyangufi muri bene Kanyarwanda. Nawe yamenye ubwenge anyanyagiza iyo mitsima bimushebe yajugunye utwo tubuye twabayoboye mu rugendo. Naho uranyanyagiza uwo mwanda nako uwo mwanda udukwiza uwo mwera none abana b'u Rwanda udasize n'abo wabyaye bakwiriye bose. Erega uwibahetse ababwiriza uwo mu mugongo. Byatangiye ari amarenga birangira birimo gucika bibacagagura bose barenga umurongo bagana iyo mihanda none bahataye babatureba. Bose amaso yarabazotse. Harya ngo nyuma y'ibihazazi n'abarungukira mu madirishya y'amazu yacu nta n'irya kirazira baduhaye. Ubwo se abo mwambwira bazabagenzwa n'iki ko ntacyo tutabonye. Ikivugo ni ikivimvumbi Gatsinzi yabaye gasinzi ariko ndagenekereje ntugire ngo niwe mbwira Gatsinzi ndabizi uri umwere. Dore ruragutse cyane ariko ayo mashagaga yawe banza ariyo azarukora ku mashya rugeze ku kiganza. Ngo uzatuma umwana muheruke agenda hagaruke cyane mu ishusho y'uwo kuko kiliziya yakuye kirazira umuhanda ukaba warakuye umuhango. Babyuka bagana iyo mihanga ndayabahindiye kwa kundi mpora mbabwira. Indonke nizo bashyize imbere bazinduka cyane babwambaye hose bikari birerembiye ku marembo. Umwari warangwaga no kuba mu gikari agakesha umuharuro mu nkoko kare cyane akora hose muri izo ntanzi z'urugo rwasi ubu arabunza ibiganza akorakora mu mufuka wa rubebe. Uwo musore yaje tugira tutibyaye ikimasa yicungura amaraba impundu zivuga iwabo ngo umuragwa yaje umuryango ntugicitse none awuciye wose udasize n'umwe. Yaravutse ababyeyi bambara impumbya ngo iyo n'indinda mwana turatabaye bamuhimbira ibyivugo bishyira kera ngo ejo azavamo umugabo ahanika ibyiwe noneho guhanika iyo nkuru nziza arahanika inkoni yaciye mu ishyamba yanyuze atazi. Ariko koko niko bambwiye ngo umwana utumva yishe inyoni itaribwa. Umwari akarangwa no gutuza akabiyo mu gikari yarizamura baticubya mukobwa ntukavuge nk'utagira ibihaha mu nda. None isoni bazitaye ku karubanda imyeyo bayica izuba ricanye ku manywa y'ihangu batwereka muri iryo banga ryatubagariraga twese rikabumba umuryango kuko wubatse ku gaciro none barawucira hasi turebera. Umwanditsi wa cya gitabo kiruta ibindi ati umugabo mu marembo umugore mu ihema none ntawe ukimenya ibyiwe. Byaracuramye ubu ni umugore mu marembo umugabo mu ihema nta kundi twarasanye dusakuma byose none bidusamye tureba tuzabimenya twasandaye. Bahuririye muri ibyo bihanamanga ngo aho batambira nanjye ngo baratamba. Reka naho batembera bakahava batambukana n'abo batazi. Aho gupfukamira Imana agapfukamira nyamwari atahawe na nyirasenge habe na nyina wabo ngo abifiteho akanunu. Aterega dawe dore nzanye igisyo iwawe kandi ntuvuge nagifashe rwose n'uyu mu kanya nk'ako guhumbya igisyo kikamusya ndeba. Umukobwa wabuze umurango yaheze mwanyira ibyo nibyo bibakanze nyamara kandi nibyo byubaka itondi. Reka guca mu ishyamba utazi utazahakura inkoni itaribwa. Ariko ngo ntacyo bitwaye nawe uravuga cyane tureke tugende dusigajwe inyuma n'amateka ariko si wa wundi ntimunyumve nabi. Ngo ayo mahoni yawe turayagira y'igare ntudukange kuko mvuze igikuye ngo mvuze umuhoro yemwe. Umuhanda wakuye umuhango ntawe kigira icyo gutinya ngo gutinyuka nishyira hanze byose ku karubanda. Amabanga yabaye amabango anyanyagijwe aho hose na hahandi hejejwe hacumbye umwotsi umwijima urijimye cyane byose ni bose babireba. Mu mbere habaye inyuma yabwo ibyahishwaga amaso ubu biri hanze. Urubwa si ikibazo abadozi barwo buzuye hose bararushanwa kurudoda neza ngo bose bambare baberwe muri iyo mpuzankano ya bose. Ariko ibuka neza kuwibahetse ababwiriza uwo mu mugongo. Asohoka yabwambaye hose akaguru hirya kandi hino arajwe ishinga no kwamamaza iryo riba ryiwe. Agahamagarira bose kuyafukura cyane ati nimuze mbasogongeze kuri iryo banga ryasizwe na Gihanga mbereke neza ko ari uzi kuyatanga kandi ko nta muvomyi waje iwanjye ngo atahe amara amasiriba ryanjye riyavubura neza kandi menshi ngaho nimutambuke mweho mwese. Ubwo iryo banga rya Gihanga akaba rihangaye ku manywa y'ihangu ahavaga abantu bagapfupfunyuka ibinyogota ari byo tubona none bitumazeho urubyaro. Isoni zo barazineye ni ukuri. Ngo umwe ruturutse bukuru bucya bakwiriye hose bwarakera ubyogo n'amatiboro umwe ati ndi nyampinga nimuze murebe ibijya gucika bica amarenga. Umwari yibwirwa na rubanda rukamutaka none aritaka bakamutiza umurindi akarindimuka bakamubeshya ngo baramutaka akitokoza. Ati ndi igisabo wamubeshyaga bugacya ateriwe aho yakijishe bikarangira habuze n'umwe ngo amutere icyo cyuhagira amuvumure. Mwaruritonda izina rirere ntiryabuje umutwe gukobwa ku ruha rwose nyaboneka udasigara ku nkovu z'imiringa kuko warengereye cyane ukibagirwa igikwiye. Rubyogo ati ndi rudasunga amaboko akayasubika muri iyo mifuka cyane ngo azatungwa n'iyo ndeshyo. Bakamushyeshyamo mubeshya cyane bakamusobeka muri ibyo bihararumbo nyaboneka Rubyogo yakure mu mufuka wegura ku kabando k'iminsi. Sohoka ushake ibyo amaboko yanga gukorera inda yapfa akayipfumbata.
narimo twicara abana numva umwe mu bakuru ateye hejuru cyane ati nakurebera igihuru kikazakubyarira igihunyira. Nanjye ngo mbyumve mba ndegereye cyane ngo numve iyo mpanuro ya sogokuru uriya, nsanga Rubyogo amuhagaze imbere cyane mu kivugo cy'ubu. Ati nyabuneka muzehe erega ubu n'uyu murakenyere cyane, ejo muzavugiza igikwe ubu kiri hafi. Yabivuze acigatiye Matibori w'amabara yose ukanuye nk'utazongera kureba ukunda amaso ari nduba ruba baruhazi. Umusaza ngo abyumva amubaza umurango undi ati imihanda musaza nkuraho imihari. Ikinyarwanda kiramucanga ariko nanjye nkoresha iyo wumva utagira ngo ndumvirana ahangaha. Bikubuye bagenda bagana kwa Nyamwari gukeza ababyeyi ngo bagere mu marembo. Ubwo Rubyogo urukenyero rutwaye mu mavi yo hepfo yanditse utw'imbere ziramutega hose. Yombi uko ari abiri n'icyo cyambu kihatandukanya yombi ngibyo byanditse ku gahinga. Bose baritaza bibaza ibibaye kuri Rubyogo bagira ngo mukanya arasutama imbere yabo akora kutakorerwa n'undi uwo ari we wese. Nyamwari imbere y'ababyeyi yabunuje cyane nta yayandi nta n'ibibabi byose niri. Mutima w'urugo ho yari yicaye imbere iyo ngo abibone amabere yikora tonsa. Atese Matibori uwo mbona ninde? Atuye mama ahubwo mbe tayari mutegura ikirori igikwe kiri hafi. Naho ubwo aravuga ya mihango ngo bategura imisango. Nyina ngo abyumve igikwe, nyina ngo yumve igikwe agira ngo ni cya gihararumbu kimutwariye umwana ahaguruka kubaza ibibaye. Matibori ati mama yamujabutse yose imvugo imubanye ishoberamahanga baroga nabi barakabwirira. Nanjye nterega ni munsi abiri iyo nteko ntabaririye umubyeyi ururimi rwanza aragomba umusemuzi mu ruge mpagaze amazi si yayandi. Yabuze uko abigenza akurikira izo ngizo bukeye babishyira ku karubanda kandi iwabo barabaza ndiko imihanda ari myinshi. Bwarakeye induru yumvikanira ku karubanda ngo uwo Rubyogo yivuga nyungana mawe, ngo abakuru babyumve batera hejuru cyane bati noneho iyo turamuheka mu yihe. Ngo urugano rwe rubyumve rutera hejuru cyane ruticicika yewe wasigaye inyuma aho tutareba. Imyaka ntituyibarira mu minsi ubu tuyibarira mu bwonko nyogokuru ntakigirwamo rwose. Ubu tumwicunda aho twemye kiliziya yakuye kirazira. Tubererekere va mu nzira duhite wiyatuma ko twebwe rwose twebwe ubu twaranutse. Ariko kabi gasekwa nk'akeza ko ku babyeyi. Nanjye ngo mbyumve mfata ku mazuru nako ku gahanga mbura uwarokotse muri abo ngo mwibarize inyama abo bana bariye bamaze ubwoba. Ese kugira ngo nabo bonyine baheze muri urwo rungabangabora. Dore nabyirutse bambwira ngo umuriro wa Pentecost uhore waka kuri icyo gicaniro ntukazime iteka, none bamwe barenyegeza abandi basukamo hakonje. Ubu se tubigenje urute kubanza benshi basigaye kuva inka yarariwe kera. Hakuno biracika hakurya biraca ibintu barabivanga itaranto bayipfumbatije ari benshi. Dore bayakiriye nta gitutu nta n'agato namwe none imihanda iranze bavanze bose baravanga amabara yose nta byera nta byirabura kubitandukanya birabagoye. Bibacuri ku bwonko bacuri ku butumwa bwiza igitabo cy'amabwiriza n'amategeko bashyira hasi batega inoti. Erega niko bigenda ibya Kayizari n'iby'uwo mwami wo mu kirere ntiwabifatira hamwe byose amahitamo n'ayabo. Ariko wibuke rya rindi ngo udakonje kandi ntubire nzakuruka bareba byose se si ku karubanda. Atuwo duhuriza ibiganza kuri iyo mbehe n'umugambanyi mwitegereze cyane. Erega kuva kera barabwirwa ariko ntibumva, ariko muri ibyo byose umwambi wibatamika n'umwe. Bamwe baracira ngo birarura cyane abandi bakabijundika byose kurenza umuhogo bikanga ngo birabotse, bikabatera gutamba izo mbuga zose gushaka aho basama batagowe. Bati turasamira biriya n'ubundi kwasama kubinukurira ntimungore. Ariko ni hahandi bya bindi mwambwiye bizabageraho mwese igihe mutwara azabateruye icyo kinyunda arimo agihata kuri ayo meza kwibagije urugendo. Dore ko utazabazwa ibingana n'ibyanjye uri mwarimu wanjye naho uko mushumba amaka wamwanditse ngo isi dutuye. Ngo turabagenze muri iyi si iwacu nyamara barwaniriza ndamu ngo biyubakira amanyumba baturanye neza na Sekibongo barangaje imbere. Bakabimbwira babimpisha cyane ngo ninumva ariko sindeba amagambo yasombye ibikorwa byabo. Ese mama baracyara abagenzi cyangwa bararusubitse ruratinze. Ibyo uwo mwami byo babanyishe biramahanga akagura umunza kandi hanze aho bukera baratanyuka bose. Ariko umwami uzaza ryari ko ndebe isari tumaze twese aho ntuzagera nayo imbarwa mwami. Ariko kandi nibutse neza ngo abanyagitugu nibo bazagitaha ariko babyumvise nabi si cyo guhirikana twembi nicyo guhirika wa mwami wakiriyeho iteka wibivanga warabibwiwe. Cyakora ngo hari ibintu bitarapfa kwemera mu mirabayari n'ubundi busaba buri ariko se azasanga kwizera kukiri mu isi ngaho nawe mbwira. Ngo uwo Matibori uhagarariye abari yabivangavanze Rubyogo muri ba Rudasumbwa yabizambije byose ababyeyi bifashe ku yombi. Padiri kanzu yayikuye umushumba gitoya yaduteye umugongo arasakuma impande zose amahitamo yanze. None nimumbwire abo bakuru bo bari hehe? Nitwa Jani Umunezero.